urubavu rwe rwamaze imyaka 2 kwizera uzi uyu mumama ahantu yavuye yakoze urugendo rurerure aje kureba Sandrine anejejwe no gusanga nkomeye nsanzwe akomeye nicyo kintu kinshimishije cya mbere yago banga mubwira amagambo kandi nsanze agifite y'amana muri we maze mubwira amagambo y'ihumure Sandrine komera pe ndakomeye nk'amabuye Imana iguha umugisha warakoze kandi ibintu byose biberaho kutwigisha kandi ni ngombwa kugira ngo bibeho bigira abo bifasha naho bikira umuntu naho bimukura ibyakubayeho ntabwo ari impanuka ku Mana kuri ni gahunda y'Imana ntabwo byatunguye Imana we byaragutunguye ariko Imana ntabwo bijya bitunga Imana ntabwo itungurwa ni ukuri kandi ndashimye Imana ko utigeze unyeganyeza wahumye ku Mana nubwo byaba bikomeye gute cyangwa se byaba byaragenze ukuntu ukambaye abantu bakabibona nk'ibikomeye ibintu bikomeye Yesu ajya byoroshya irizabe imbuto niri mu ntabwo uri mu ngwa kandi no kuri pe komera urumva komera Imana izakuremera wawe ubundi wawe n'ukuri irizabe imbuto ntiri mu ngwa aramungwa rigasigara bakaritoragura mu bihugu rero ko arimo kuvuga ngo umunsi w'ejo nagenda ubona akomeye kandi arakomeye pe umuntu ufite Imana muri we arakomeye n'ukuri we ntabwo ubibona ariko kwigira kwigira ntabwo uba umubona ko akomeye buriya umuntu udakomeye nuko bameze buriya hari gukomera gutya ku mubiri inyuma ariko imbere afite igikomere gikomeye cyane ariko atekereza kuba umuntu ejo yari kuba ashagawe n'imbaga y'abantu benshi abantu baturutse imihanda yose amahanga yose baje kumushyigikira barangiza bakajya kwambika undi yaho none se ubu niwe muntu wa mbere wabuhuye n'icyo kintu wenyine ntabwo ujya wumva se ahubwo baba bagiye banambaye banashagawe gutyo bagira bikanahagarara ntibikunde bigapfa buri muntu rero buriya ajya agira ikintu cye kimubaho kandi ikikubayeho siko gishobora kumbaho kandi nta nubwo imitima yacu ushobora kubyakira kimwe birashoboka ko rero wowe kubitekereza ko Sandrine yaba yahungabanya cyangwa no munsi ejo uzamuhungabanya atari ko we bimurimo happiness yarangije kubyakira yaranarekuye ni ukuri Imana ijya umuha umugisha urumva kuko ntabwo atararekuye umunsi ntabwo aba arimo kubasha kuvuga wenda se yari no kuba yagize ibindi bibazo ntabwo ujya wumva biyahuye kubera gukunda nawe yarajye kwiyakura uyu mubeshyera ntabwo yigeze abikora ariko Sandrine ni umukozi w'Imana ese ubu uyu muntu reba kuko Imana izamuguhishurira umenye Sandrine uwo ari ibyo nanasengera uzi ko ari ryo sengesho senga Imana ijye mu mitima y'abantu bamenye Sandrine ibereke Sandrine ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana ntabwo yakora iryo kosa ariko birababaje ko ibaza ko yari ku social media ese mbona agahinda ari we kishe cyane kumurenga genda nawe wamugiriye impuhwe bidasanzwe birababaje pe ariko tekereza ko Sandrine yaje kuri social media akavuga agahinda ke bakavuga ngo ni indaya ubwo buri muntu se gufata ikintu mu cyiciro ashakamo we nawe se wabonye ko ari indaya ababivuze n'ababyanditse muri comment none se wowe wenda igihe gishize ubonye ni gito ariko kandi si gitoya waba ufiteho amakuru hari ibimenyetso mu byo bavuze hari ibimenyetso waba ufite yuko waba uri indaya yego hari ibyo waba ufite ahubwo ikintu bashingiragaho urumva ikintu bavugaga bavuga ngo uri indaya nuko bavugaga ngo wabaye n'umugabo utarasezeranye nk'umukozi w'Imana abantu babana badasezeranye bose ubu tuzabita indaya imyumvire y'abantu bafite icyo gihe baba batutse benshi kimwe n'uko nanjye nshobora kuba naranabivuze urumva kwizera kimwe n'uko nanjye nshobora kuba narabivuze avuga ngo abantu babana badasezeranye bifatwa nk'uburayi ariko mu by'ukuri sinzi ukundi kuntu babibatiza cyangwa bakagira indi zina babiha ariko abantu babana badasezeranye batandukanye n'uriya muntu ujya ku muhanda kwigurisha gusa nyine imbere y'Imana Imana y'ibishaka ko usezerana rero tubonereho gukomeza abantu babana batarasezeranye igikomeye Imana izabaye gusezerana abagabo banyu Imana izabacishe bugufi mugende musezerane imbere y'Imana n'imbere y'abantu bizagira agaciro cyangwa se umumaro rero ndumva uzi impamvu bitambabaje se nuko nzi ko ntari
ntabwo ubundi ugeze ubundi ubimbaza. iyo ubayo bakabivuga nicyo cyari nta kukubaho. nubwo nagaruka hanze ko ndije Erega n'ubundi nagaruka. Sandrine utaribwa ntarinda ubu sara umuntu ushobora kongera gutinyuka kugushuka ngo mubane ko mwiboneye okay ntabwo biriya ubundi wabona ko ari ukugira ngo mwige ntanguze ngo Imana hagiye ngo kuremera ubuhamya Ni kugira ngo ubuhamya. ubashe kubona amagambo uzakomeresha abandi. oya nta n'ibirenze kuko biriya ntabwo ari njye jyenyine byabaye biriya ni ibintu erega buriya ntabwo bizi Imana urugendo itwikuruye rw'umuntu ni abantu rurerure cyane yose yitwa urugendo urugendo twese Imana rurakomeje itwikuruye abantu abantu benshi bakorwa n'isoni ariko Imana yihanganira abantu kugira ngo itagira abikoze isoni nabonye hari abantu banditse ngo ngo Imana imukojeje isoni Sandrine ariko nubwo byari bimeze gutyo wenda ntabwo umuntu yinjiraga mu buzima bwe wabaga ugiye gusenga ukagenda kugasenga ntabwo winjiraga ngo umubaze ngo ariko ngo ufite umugabo mubana cyangwa umubaze ngo ariko ubundi ngo uriya mugabo ngo ni umugabo wawe ariko niwe nawe bari baziranye umubano bafitanye kandi buriya nanone reka nkubwira ikintu cya mbere kibanza ku bantu bashakanye babanza kwihuza ubwabo ari babiri buriya kuvuga ngo bagiye mu rukiko uri kumva barangiza bakabigaragaza mu rusengero imigisha baba barimo bagenda basatira Imana kugira ngo nabo batere intambwe ariko ntabwo abanza kwanzira umuntu ufite umugore n'umushaka se muzabanza guhuza mukabyemeranaho tuzabanza dukundane nawe muzabanza gukundana iyo tumara gukunda tubibwira ababyeyi tumara kubibwira ababyeyi bibaye ngombwa namukunze nta bushobozi mfite bwo kuba namurongora abantu kwisiga ese uzabana nawe ubaye indaya nambaye indaya kuko nta bantu baniye umuntu nkunda kugira ngo ntazamubabaza cyangwa akazagira undi muntu umuntwara. impamvu abantu babivugaho bakanabitindaho nuko wenda Sandrine avuga ko yari umukozi w'Imana jewe mumenya ari umukozi w'Imana ntabwo nzi ngo yabanye na Felicien ari umukozi w'Imana kandi ikintu kiza nakundiye Sandrine naho umuntu uhita akubita hasi ati Imana imbabarire erega twese turi abanyabyaha twese agahita abwira Imana ihorana imbabazi wowe ushobora kuba wicaye uri kumucira urubanza ukahora umubona muri cya kintu kandi Imana yarangije ikimuhanaguraho umuntu wifatiye kamera ati Imana imbabarire rwose njyewe akanabyivugira ubundi si yanaza akavuga ati twabanaga iyo ashaka yari kuvuga ibyayo bashaka ariko yavuze ukuri kose k'ukuri abantu ntabwo bigeze bagira iyerekwa ngo barebe icyari kigenderewe giye kuba kugira ngo Imana inyishimire kubera ko ngiye ntandukanye n'abandi bashobora guhisha ikizira cyangwa icyaha ariko kuko nzi neza ko Imana yacu idahishwa kandi ntawe uyikorera ayihisha igihe kiragera rwose bikamenyekana ko bakristo bavandimwe turi abana b'ubugingo iyi si tuzayivamo hano turi hahoze abandi natwe tuzahava haza abandi ariko igifite agaciro n'uburyo wabanye n'Imana yawe gifite agaciro n'uburyo wabanye na bene so rero abantu bagafata ibintu uko bitari ndumva ubuhamya bwaratambutse kuri iyi nshuro ntabwo turi mu mwanya w'ubuhamya njye numva turi mu mwanya w'amashimwe turi mu mwanya w'ivugabutumwa turi mu mwanya ndetse n'icy'umwuka yadutangariza kugira ngo tugeze ku bantu ko dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye ni ukuri mboneho gushimira abantu bankunda burya umuntu iyo afata amayinite ye uvuga Imana neza kwizera reba nk'uyu mubyeyi wafashe urugendo akahaguruka agatega inshuro zirenze imwe akaza kundeba aturutse hakurya ya Nyabarongo hakurya mu majyepfo igihara akaza ngo uje kureba Sandrine mbonye umwanya nuko ndabona kandi nanirabibwiye nawe nzaza kureba ariko ko namusanze nanjye ngira ngo atenge iki ntamusanga nanjye ngira ngo kumumurize ugiye kumuhumuriza oya ni ukuri Imana nsanze ahumuye ahubwo nsanze ni ukuri ukuntu nabitekerezaga n'ukuntu nabonaga numvaga ari wa muntu umeze nk'uwatendebutse mbese muri we ariko nshimiye Imana ko kivuga Imana neza kandi nibyo bikuru rega ni nacyo cyo gikuru se kuba kiri mu mwanya mwiza w'Imana rega Imana niyo mucamanza ibintu byose tuba twigira Imana niyo izi neza tugomba kumutegurira n'ikimuteganyiriza wowe kwifata ukavuga ngo umuntu ngo ko yakoze ibi ngo ntabwo akwiye uhera hepfo
uhera he ucira mugenzi wawe urubanza ko abantu twikoreye imizigo myinshi ubu ngubu wagutwikurura yabona ibyo ubamo cyangwa se nanjye wantwikurura nkabona ibyo mbamo Imana rero niyo mucamanza kandi ni nayo ifite n'imbabazi mu kuboko kwayo Bibiliya iravuga ngo bizabatangaza umunsi abajura n'indari babatanze mu bwami bwo mu ijuru urumva ikintu cya mbere ni uguca bugufi na Dawidi buri ikintu cyatumaga Imana imukunda nuko yajyaga agira umutima uca bugufi iyo yabaga yakoze ikosa yahitaga yikubita hasi akaririra Imana agatakambira Imana agahamagara Imana yakundaga umutima wa Dawidi cyane rero Sandrine agira umutima umenetse kandi umutima wihanaguye gutekereza ko umuntu mwarabaye imyaka 2 agakuru imyaka 2 se nta nubwo mushobora no kubana imyaka irenze 2 reka tubari dufatire kuri iyo myaka 2 cyangwa tubufate mwaka umwe iyo yakora ubukwe ntana gutumira ese ni ngombwa arumvaga ari ngombwa ko gutumira ubundi si uyu nguyu yumvaga ashaka gutaha ubukwe bwe urabishaka se ntabwo ari ngombwa nuko hari bitari ngombwa nakushaka kuzataha ubukwe no baba ari uburenganzira ariko numva ushaka ko butaha hari igihe bagutumira byashimishije nuko nta mwanya none se baragutumiye Sari ugira ukuri kwishi sibyo hari ibintu byinshi cyane byo kuvugaho abantu badukurikiye cyane ko abantu barizi ko nakoze umunwa ifata ryavuye mu kanwa niyo mpamvu washinze duhinduke kugira ngo basangeyo ariko igihe cyo kuvuga umuntu aravuga igihe cyo guceceka umuntu agaceceka igihe cyo guhanura urahanura igihe cyo kubwiriza urabwiriza igihe cyo guhugura ugahugura urumva rero hari ibintu byinshi cyane byo kuvugaho nanjye ubwanjye Sandrine ubuhamya bugenda agira inkuru rero n'umunwa wo kuyibona ubwo buhamya bwawe rero Imana yagukoreye ibikomeye no kuvuga ngo ntabwo wangana nk'uko ungana udafite ibihamya by'ubuhamya hari icyo bita ubuhamya hakaba n'ibihamya ubundi ubuhamya bugizwe n'ibyiciro 3 aho wari uri aho yagukuye ntaho ugeze rero uyu munsi wa none aho wari uri aho yagukuye aho yagukuye tugiye guhera iwawe aho wari uri aho narintuye ntago ariho gituye Yesu yaranyimuye ntago ariho gituye ako wakumvise urumva muri ibyo byo ngo mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu nta bwoba mfite abantu bafite ubwoba nuko batizeye Yesu iyo utizeye Yesu ugira umutima uhagaze kandi umutima uhagaze ujugunya amahoro yawe rero reka nshishikariza abantu kwizera Yesu Sandrine ni ukuri komeza wivugira Imana uko urayivuga bikayinezeza kandi ni ukuri hari abantu bajya bahinduka imitima igahinduka kubera ijambo nzanezezwa no kubona abantu bavuga ati ubwo gusenga kwa Sandrine hari impinduka bagize cyangwa se kubw'ubuhamya bwa Sandrine hari aho bwadukuye urumva ubu ngubu bafite rendezvous z'abantu batandukanye ngomba guhura nabo ndetse n'abakure mujye mu telefona kuri 078 05886 cyangwa se ujye muri WhatsApp unyandikire wenda kubw'impamvu z'abantu benshi mba nahaye gahunda ushobora kudahita nkusubiza ako kanya ariko ntashobora gucaho umwanya munini ntaragusubiza cyangwa ntarakuvugisha kuko abantu bafite ibikomere ngewe ubundi nibo nshaka ubundi gende mwarimu uvura ibikomere kubera yuko ikintu utarakomeretse wowe ntago wamenya uko bavura igikomere wagenda ugahita ushyiraho igipfuko utabanje koza igipfuko igisebe urabanza ukacyoza neza wamara kucyoza ugashyiraho umuti wamara gushyiraho umuti ukagira ute ugapfuka mu gitondo umuntu abyuka barara cyo bita kubarara agenda yemye rero nimba uyu munsi wa none hari ibintu nanyuzemo hari n'isomo hari n'ubumenyi kandi bwa bumenyi ntabwo nzabugumana nzabusangiza n'abandi yego rero ngewe ndi inyungu y'Imana n'igihe Imana yemera ukababara kugira ngo
abantu barebe ko basi Imana igifite abantu bayubaha. Ubagize ngo Yobu ajya kubabara, hari ubwo Imana yatuguye kubaza Yobu, hari ahantu byavuye. Urumva icyo byose igira imvano, sindya cyaba yari ikindi. Urumva mani, sindya cyaba yari ikindi. Urumva iyo bibaye ngombwa umuntu yibera n'iniga, kubera ko niho hahandi burya barasta nta mutima mubi bagira. Oya mani, nta bintu byadanje, ibintu byo kwegereza imitima ibikomere, ugasanga umutima urinze uhereza ubwonko bukakira stroke nta mpamvu. Hari ibintu umuntu aba agomba gucira, ikintu kikiri mu kanwa ufite uburenganzira bwo kugicira kikagenda, kandi niyo cyaba cyageze mu nda hari umuti bita operasiyo. Burya operasiyo ikorerwa umuntu ufite ikintu cyarenze mu kanwa kikagera mu nda, ikintu cyakwiriye umubiri. Ariko wagize ngo nanjye mpamvu hari n'abandi byagendekeye gutya, hari n'abandi kandi bakeneye kugira gukira. urukundo rurababaza. Urukundo nta birenze mama. Kundo se niki? Wari wasonza wakundana ushonje sira n'umurenge. Umurenge wica nabi nk'inzara. Urumva we wari wakundana ushonje, ibyo bintu byabaho. Ntabwo zo nkunda. Hari n'igihe ukundana rero wari ufite n'ibyo kurya bikita bigera kabiburi. Wari umurenge wari ufite urukundo umuntu aba ahaze sha byihorera. Umuntu urako nashizemo kubibona, ariko ko biro byagiye wasanga ubukareji. Oya kankubwira impamvu ndasenga, ndashaka kwegerana n'Imana. Ndashaka kwegerana n'Imana. Ndashaka ubusabane na Kristo. Uri gusengera undi mugabo? Reka da. Ndasengera abana banjye, niho ndasengera itorero rya Kristo. Hari iryo twebwe tugihishwe tutaramenyekana. Urumva hari abahanuzi bari hariya hirya bataramenyekana, ariko bari kugeragerezwa yuko byo bazavumbukayo bafite ibintu bavumbukanye. Dawidi amaze kwimikwa yasubiye mu ishyamba, aravuga ati njye guhangana n'abantu bambaye amakoti, yisubirira mu ishyamba. Ariko Imana igihe kiragerera hamukura. Igihe cyose isaha yawe y'ubutabazi itaragera, niyo waririmba niyo wacuranga. None ukuntu tumaze ibiti tuvuga ngo Sandrine akeneye kamera, isaha ntabwo iragera. Isaha yageze ufite kamera yanjye ntabwo yayirara. Ako ndi kubyivamo ko isaha y'Imana igiye kugera. Urakubyumva? Hanura rero. Ubundi uri umuhanuzi. Ubundi ndi umuhanuzi, kuko niba nakira abahanuzi nanjye bagenda bansiga ku maboko. Ahubwo wafashe kumwitera, ufata kumwitera, ufata ku ncunda. Urumva rero Imana y'amahoro ikugirira neza kandi kwambika imbaraga. Ukunde kwakira abakozi b'Imana hano hantu. Buriya abakozi b'Imana bameze nk'ibisheshe. Ibisheshe biba bifite ikintu cyitwa umuriro. Hari igihe ugikandagira ukagikandagira utazi ko kirimo umuriro kikagutwika, ariko umuriro w'amashara, umuriro w'amashara nta muntu watwika. Uratera ugahita uzima. Umuriro w'amashara kandi umuntu aba ari kuwureba wagutwika ute. Ariko abakozi b'Imana bafite ibyo bita ibivumbikisho. Igisheshe burya nicyo kivumbika umuriro. Uriya muriro ushobora kumaramo igihe kinini cyane. Uba usanga uwo muriro ntuzima, kandi abantu hahora hashushe, kandi abantu hahora impumuro nziza. Rero mureke ducana umuriro w'ibisheshe, tureke gucana umuriro w'amashara, kuko umuriro w'amashara urazira urazima nta nivugira. Yego. Reka mbaze uno mumama. Mama, ikintu bita divorce uracyemera wowe? Divorce iyo bibaye ngombwa uyemera ryari uyanga ryari? Ari gihe biba ngombwa ko divorce iba tuzamwakabikira bitewe n'igihe kukibuza. Ese ngubu nihorereye kukubaza kuri divorce, kuko nta mu divorce bari kumwe hano. Urumva angaha nge namudefanda, uyu ni umushyitsi wanjye, taza kumutamo. Uyu mushyitsi wanjye urumva umubaze ku bijyanye wenda n'ibintu bindi, umubaze ati Sandrine ubona bimeze sibyo, ariko ntuze gufata umushyitsi wanjye ngo umutemo. Urumva ataza kugwa mu ruza rw'ituru ikizi. Icya mbere Sandrine si umudivorce. Uyu mushyitsi wanjye ntushinzwe no kumenya ibyo, kereka umunsi yateguye kuza kuguha inkuru. Urumva urubaka usengera muri itorero muri ADEPR.
ikintu bita divorce uretse nsubize wimbaza divorce muri ADP ntabwo ari mu bayobozi b'itorero uyu mureke ni umurokore ntabwo ari umuyobozi w'itorero iki itegeko riteganya urakizi ntabwo ukizi wimuhohotera ndazemera ndanazizi muri doctrine z'abarokore ntabwo bemera divorce ntabwo bazemera bose barayemera ntabwo nyemera noneho umugore ushobora gushaka umugabo rimwe kabiri nta n'uwarabona ko ntabizi se uwo mugore ntawazi uzi se ngo mumbwire namwigumanire abaye hari noneho byaba bimeze bite ubiramureba namenya arebe buri muntu agira dosiye ye sibyo ariko ibyo natangiye nkubwira kwize buri muntu afite ibintu bye azihanganira nabyo iyo wagiye kwivanga mu bintu bitakureba uba warangije guta inshingano z'ibyawe wese afite ikintu cye azikorera Imana ifite ibintu izakubaza ku giti cye ibyiza akoze si byizambaza kandi yenda twari dufite kumva kimwe twari buse abantu bose baba mu idini rimwe cyangwa basengera mu itorero rimwe niko bakora ibintu bijyanye neza byose 100%. none hari ababihusha hari n'ababikora neza none si bw'Imana nijya kukubaza ibyo wahushije kandi wari warabyemeye bizaza kubimbaza kandi igihe ntabyo nakoze Imana izakubaza ibyo wakoze ntabwo izakoze ibyo ngewe nakoze bivuze ngo ikosa rya mugenzi wawe ntabwo ukwiye kuribazwa wamutegura cyangwa ukamugira inama nk'umuntu mukuru wamugira inama nk'umuntu mukuru kandi iyo ugize umugisha ukagira inama umuntu mukuru akakumva ni umugisha n'umwana iyo umugiriye inama akakumva nabyo ni umugisha hari ijambo riboneka muri Zaburi ya 35 guhera ku murongo waho wa mbere hari amagambo meza cyane avuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya endi ngabo nto nini hagurukiye ku ntabara umva umuntu w'umucamanza niwe ushinzwe kumenya ibi byose akamenya abakuburanya akamenya abakurwanya azereka nkwibwirira we n'uzashaka umudivorce kubera ko ndumva utamukunda ariko hano hanze umudivorce ari ku isoko afite ikintu cyitwa agaciro kubera ko abavuye mu ishuri afite ubumenyi akuyemo yajya muri rwa rugo akajyanaho n'ubwa bumenyi nanone ugasanga abashe kwihangana ntekereza ko ariko ababatwara baba batekereza kandi hari n'igihe birasabirana hari abantu baba bafite ubuhamya busa batigenda umva wanduhura rero niyo mpamvu utakwiri gutinda kwa divorce cyari umwana mutoya wa mwana we nge nguhugura nge mugira inama azakugira inama ndakuze reka ndi umusaza nimba ukuze uzabigaragaza ubu hari ibiganiro tutakuganiriza wa mwana we kubera yuko uracyari mutoya ibihe by'ibiganiro wese urumva koko twavuga iki hari ibiganiro tutakubwira ubu ntabwo baza kubaza ngo kwize ngo ngabubatse tubagiriye inama ngenzi iyo ndi bubagiye buriya nasomye ibitabo byinshi oya ibitabo wapi ibintu bitakubayeho ntuzabibwira umuntu urumva ibintu bitakubayeho muri